akatubwira yavuye ko ari kura nanjye ndikura. Rero abajyaga batubwira ati se bimeze gute babuze uko mubatisha abana ko mwebwe twabatije mukiri impinja ni iki kibura ngo tubafashe. Igihe rero cyane kitaragera ntabwo muri detaye nyinshi, igihe cyane kibabyeyi mwarakoze kuduhitura kandi mwarakoze kutubyara. Imana ibaguhereje. Ndashimira na kibiko ucyuye igihe ndabibuka igihe kimwe niba umwaka nurira abana yarambwiye ese ngo aba bana ko atari abakirisitu ntabwo yabyibuka ariko njyewe ndabyibuka. Yabivuze mu buryo bwo kuduhwitura ngo babatirishwe, ariko nyine igihe cyari kitaragera. Shimira Imana rero ko igihe cyageze bahawe batisimu bakure bakurira mu mwami. Imana ibagirire neza mu mashuri yabo bose biga. Sandrine, mama Sandrine nawe arahari. Nawe rero nkamubwira Sandrine ageze ku mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye. Urumva ko arimo arangiza. Gere ikurikiraho ari kurangiza ari muri tronco mu mwaka wa 3. Jessica ari mu mwaka wa 2 na Emery Niki ari mu mwaka wa 3 primaire. Ndumva primaire uyumva biroroshye. Ubwo rero turashima Imana ko umunsi uyu wageze. Turabashimiye nawe, turashimira n'ababyeyi bacu batubyaye nabo ntabwo babatisimu bacu dushyingirwa. Harimo mama Toki yabibwiye na pasiteri wo w'imurico nawe Imana ibamugisha, na mama Nema nawe yaje, pasiteri w'ishyeri uriya ni Pani. Nabo turabashimira kuko bagiye bapfa bugufiya, bagenda baduhugura. Na n'uyu munsi urumva ko umubyeyi ubwo ni kubwira ababishimizi b'abana bacu natwe tungana gutya baracyatuba bugufi cyane. Imana ibamugisha rero, kandi namwe mwese mwaje mu bise y'abana aho nagerageje kubona no kubwira nabwiraga ko muzaze mudufashe kubasengera bahabwe batisimu bakurire mu mwami Yesu. Mwakoze rero mwese Imana ibamugisha. Amen.